Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi habonetse inkora ariho hose. Sano Empire izibagezaho mu bambere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu gisata cya politike tukabazanira amakuru ari kuvugwa hagati y'ibihugu biri kurebana neza n'u Rwanda, cyangwa se abanyapolitike bari kurebana neza n'igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko rwose hari kuvugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uko Kongo ihora iri kuvuga yuko rwose u Rwanda ari rwo rubiri inyuma, ariko u Rwanda rugakomeza kubihakana, ariko Kongo ntibashe kuba yabyumva. Ibi ngibi rero ibyo tujye kuba twagarukaho rwose, naho mu bitangazamakuru byinshi bikomeje kugenda bigaruka yuko rwose mu Rwanda habaye amatora, hakabaho no kurahira kwa perezida wa Repubulika na guverinoma bazafatanya, bose bakaba bamaze kurahira. Ibi byose rwose nyuma yaho uko biri kugenda biba, nibwo hari kugenda hacaracara amakuru agiye atandukanye, nk'uko mwakomeje kugenda mubireba rwose. Aho ibyo tujye kuba twagarukaho, naho ba nyakubahwa bagiye batandukanye, bamwe bari kwiyamamaza, abandi nabo barangije manda zabo. Ibyo bari kugenda bagaruka kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika, icyo bari kugenda bavugaho bose bari guhurizaho ni umuperezida mwiza, bisobanuye yuko rwose kandi babirebesheje amaso, bitewe n'uko bari kugenda barebesha amaso aho igihugu yagikuye n'aho akigejeje. Abandi nabo bagakomeza kugenda bavuga yuko rwose uyu nyakubahwa perezida wa Repubulika ari rwose ari umuyobozi wa mbere muri Afurika ukoresha ukuri kandi uharanira inyungu z'abaturage biwe kurenza abandi bose muri Afurika yose. Tutabatindiye rero, reka tugere kuri bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaruka kuri ibi ngibi bikurikira. Uwa mbere muramuzi ni Donald Trump, umurwanashyaka w'abademokrate uri kwiyamamariza kuba yayobora indi manda mu gihugu cya Amerika. Yavuze yuko rwose yishimiye intsinzi ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari we Paul Kagame. Yabivuze ubwo yari ari kwiyamamaza, murabyibuka. Undi rero wabashije kuba yagira icyo avuga muramuzi cyane, nawe yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Barack Obama, aho yavuze rwose ati rwose ni we muyobozi wo muri Afurika ushobora ibi byananiye abandi, kuko iyo rwose turebye ibyo wakoreye igihugu cy'u Rwanda, nta wundi muntu wari kuba yabishobora sibye kuba wowe waratoranyijwe. Rwose ubwo bakomezaga kugenda babigarukaho, abandi nabo murabizi yuko rwose mu irahira ryiwe haje abaperezida bagiye batandukanye ndetse n'abami bagiye batandukanye, baje kwifatanya nawe mu muhango wo kuba yarahira ku manda y'imyaka 5, ndetse abandi nabo bakomeje kugenda bavuga ibindi bigambo bidafite 12 bidafite aho bishingiye. Murabizi nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora ishinja Leta y'u Rwanda yuko rwose ifasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda rugakomeza kubihakana, bitewe n'uko rwose izo politike zabo zidafite aho zihuriye n'ukuri, bitewe n'uko M23 igizwe n'abakongomani kandi bafite ibyo baharanira bitandukanye n'uko rwose byaba ari abanyarwanda baba bari muri Kongo. Ibyo byose nyakubahwa His Excellency Paul Kagame nawe yakomeje kugenda agira icyo abigarukaho, avuga yuko rwose igisubizo cyo ku ntambara iri muri Kongo ari uko rwose guverinoma ya Kongo yakicarana n'aba bakongomani bakavugana ibyo bashaka. Ubundi rero aho kugira ngo bashakire igisubizo aho kitari, ntaho biba bihuriye n'ukuri. Ngayo nguko rero ibya nyakubahwa perezida wa Repubulika ndetse n'irahira ryiwe
abanyepolitike bakomeje kugenda bagaruka ku bintu bigiye bitandukanye rwose kuri we, bamuha felicitation, abandi bamwifuriza ishya n'ihirwe kuri ino manda yiwe, ndetse na guverinoma murabizi yuko yayimuritse bwa mbere, yamuritse ko rwose ashyizeho minisitiri w'intebe n'ubundi wari uyisanzweho, hakurikiraho abadepite nibo babanjije, hakurikiraho minisitiri w'intebe, hakurikiraho abaguverineri ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye bakora imirimo igiye itandukanye. Wakoze cyane rero, wowe utari wakora subscribe, ukora subscribe, ubundi tuzajya duhora twihorera mu